Ningire ndashaka akaririmbo umuhoza wandutiye bose tumanze tukanyuzeho. Muhoza wanjye wandutiye benshi mwiza we uri umuziranenge wo mu mata bateze neza mwiza shengura urakoma. Ningire babwire ku ngorane z'amafaranga n'uburyo umuntu yabonaga agaca mu myanya y'intoki kakagenda. Umuntu yabonye bigenda ute? Gaca mu myanya y'intoki kakagenda. Ni ingorane z'amafaranga. Guhaye ikaze wowe ukomeje gukurikira ibiganiro byacu bitandukanye bitambuka hano kuri Izayi TV show. Reka ngushimire rero wowe udukurikirana uherereye mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu, wowe uri iburengerazuba, iburasirazuba, amajyaruguru n'amajyepfo, mu mujyi wa Kigali yewe ndetse no hanze y'u Rwanda. Nge kuri kamera ni Sezibera Izayi. Reka rero dutangire dushimira Imana yabanye natwe mu rugendo rurerure twakoze. Ntabwo byari byoroshye ariko Imana yabanye natwe kuva Kigali kugera mu ntara y'amajyaruguru, mu karere ka Nyabihu, mu murenge wa Bigogwe, mu kagari ka Kora, tukaba rero twashyitseyo amahoro. Twari dufite rero amakuru y'uko hari impano idasanzwe y'umuntu ucuranga iningiri, tukaba twagize rero amahirwe yo kubana nawe, akaba agiye gutaramira abakunzi ba Izayi TV. Ndagira ngo rero nkuko mubibona twahashyitse turi kumwe nawe, reka ntangire rero muha akanya atangire yibwira abakurikiye kamera za Izayi TV. Mutumirwa ni karibu. Yego. Banyita Nguye neza Timoteyo alias Ningiri. Alias Ningiri. Yego. Amakuru se Ningiri? Ni sawa ni sawa. Urakomeye? Ndakomeye. Ni ukuvuga ngo mu buzima busanzwe se ukora iki? Mu buzima busanzwe buriya iyo ndari gucuranga iningiri banicaye hariya ku muhanda ndi gukora imfunguzo, ndi gushona inkweto, ariko ni ukuvuga ngo aka kazi kanjye kambeshejeho karantunze. None se Ningiri, gucuranga iningiri kwawe ni impano cyangwa se ni ibintu wize? Ni impano kuko byanje mu maboko. Nagiye ahantu nitegereza umuntu uri kugacuranga, ubwo nanjye narabitwaye naragenda gakora, maze kugakora ubwo narabyize nta muntu unyigishije, numva biri kwizana mu ntoki. Numva birimo birizana mu ntoki. Ningiri se uri umugabo, uri umusore, tubwire. Nta mugore ngira. Umugore wanjye yitabye Imana, asigira abana babiri. Abana baba muri Kongo hamwe na mama. Ngo ngende uko njyenyine. Ariko Ningiri ni umurasta? Ni umurasta kabisa. Umurasta se ufatira icyitegererezo ninde? Umurasta mfatira icyitegererezo ni Bob Marley na Lucky Dube. Na Lucky Dube. Noneho mu ndirimbo uririmba reggae? Oya, ndirimba indirimbo zisanzwe, indirimbo z'abo bantu cyakora ndago ngerageza kuzishobora. Uririmba indirimbo zisanzwe. Noneho rero Ningiri, reka twinjire rero muri gahunda yo gucuranga, ucurangire abakunzi ba Izayi TV ubataramire. Ni karibu rwose. Ningire ndashaka akaririmbo umuhoza wandutiye bose tumanze tukanyuzeho. Muhoza wanjye wandutiye benshi mwiza we uri umuziranenge wo mu mata bateze neza mwiza shengura urakoma. Twari tumaze iminsi nshuti yanjye tutabonana, Imana yakoze neza rukundo we turabonanye. Ababyeyi baguha impundu, abakobwa bakugwa mu nda, guye neza gucurange mwiza shengura urakoma.
ngutake kandi nkuririmbe mwiza we uri umuziranenge kandi Imana izakurinda urakagira Imana n'amafaranga muhoza wanjye wandutiye benshi mwiza we uri umuziranenge wo mu mata bateze neza mwiza shingura urako dore shenge iyo nkubonye mwiza wenda nezererwa agahinda nari mfite kose shenge kakibagirana muhoza wanjye wandutiye benshi mwiza we uri umuziranenge wo mu mata bateze neza mwiza shingura urako kibi cy'umukunzi nuko apfa nimujyane maze wamurira niyumva rukundo we nzakugenza ute kibi cy'umukunzi nuko apfa nimujyane maze wamurira niyumva rukundo we nzakugenza muhoza wanjye wandutiye benshi mwiza we uri umuziranenge wo mu mata bateze neza mwiza shingura urako hanagura y'amarira ashenge nzaguza tubonanye ijwi ryanjye kandi urarizi banira Imana tuzabonana muhoza wanjye wandutiye benshi mwiza we uri umuziranenge wo mu mata bateze neza mwiza shingura urako ningire ngo shyiraho icyo umuntu ararya Imana niyo igishaka njya nangara cyane bene data mu rugendo rw'abana b'Imana baragenda ariko ntibananirwa bafite impamba Imana yabahaye mu rugendo sinzananirwa iby'amatwi yanjye atariyumva iby'amaso yanjye atarareba sinzananirwa keretse nimubona sinzatsindwa Yesu yaratsinze dusaba Imana niyituneshereze yaratsinze umwanzi mubuta dusaba Imana niyiturwanirira Koreya Siriya Vokina Tuzarabina Yesu ari mu butayu amaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya atanywa Satani yaramwegeye aje kumugerageza aramubwira ati mwami Imana ndi kubona ushonje fata amabuye yindura imigati urye Yesu aramubwira ati tsindwa Satani ntago umuntu atungwa n'imitsima gusa umuntu atungwa n'amagambo ava mu kanwa k'Uwiteka Imana iyo Imana ivuze ngo baho ntago ibivuze ngo pfa arongera muzamura ku munara w'urusengero wamwereka Yerusalemu yamweretse ubutunzi amazu meza ndetse n'amafaranga aramubwira ati nupfuka mukandamya biriya byose ndabiguha Yesu aramubwira ati tsindwa Satani handitse ngo isi n'ijuru n'ibirimo byose ni iby'Uwiteka Imana yabiremye Satani ubifiteho uruhe ruhare Satani aratsindwa ava mu maso y'Uwiteka Imana mu gusenga kw'abana b'Imana iyo ntwaro tujya turwanisha ese nshuti nawe mwene data
urwanisha iki uri ku rugamba turi ku rugamba kandi urugamba turwana ntabwo ari urw'amasasu n'amakofe n'imigeri turi kurwana urugamba rwo mu mwuka nshuti yanjye satani yabonye uri mu mana arababara cyane yifuza kuguteza ibyago n'amakuba n'ibigeragezo ariko mwene data ihangane ushyire umutima hamwe iyakaramye n'iyikamena imana yawe irahari mu rugendo sinzananirwa iby'amatwi yanjye atariyumva iby'amaso yanjye atarareba sinzananirwa keretse ningire uri kunyumva neza abaduteze amatwi bashyiriraho ubumwe n'ubwiyunge bubereye abanyarwanda rubyiruko bana b'abanyarwanda rufata ingamba yo kwirinda icyatanya abana b'abanyarwanda kugira ngo jenoside itazongera kubaho urubyiruko rw'u Rwanda tugomba gusubiza amaso murore rw'imibereho twagezemo amateka y'igihugu cyacu cya mbere twabanaga mu rukundo n'umuco mwiza aho dutuye n'abo tubana kuko wari umuco mwiza warangaga ariko mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane bamwe muri twe twagendeye ku nzira mibi y'abashaka guhungabanya ubumwe bw'abanyarwanda rubyiruko Rwanda rw'ejo twamaganye abapfobya ibyabaye mu Rwanda tunyega bakorewe amano urabacu twara abanyarwanda ubumwe bw'abanyarwanda tubukomereho twese abanyarwanda politike yo guha urubyiruko uruhare mu buyobozi igomba guhabwa umwanya ukomeye cyane n'uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo muri politike y'igihugu n'imiyoborere myiza urubyiruko rw'igihe kizaza emwe rubyiruko rw'u Rwanda tugomba kwirinda icyo ari cyo cyose cyatuma twica amamoko tutahisemo kandi tutihaye kuko n'ababihisemo babyiyitirira kabyitirira n'abandi ibyo byose byatumye igihugu cyacu gicura umuhoro bityo twubaka umuryango mwiza w'abanyarwanda twirinde ingengabitekerezo ya jenoside ibibi byose ntibikongere kuba inzangano n'amatiku tubica mu banyarwanda inzangano n'amatiku tubica mu banyarwanda bidashoboka tubyamagane ibibi byose ntibikongere kubaho muri demokarasi yacu y'igihugu nta muntu nta n'umutwa nta n'umututsi twese hamwe turi abanyarwanda ibibi byose ntibikongere kubaho turashima perezida wacu Paul Kagame waduhaye ubumwe n'ubwiyunge mu banyarwanda dusangira twese dusabane kuko twese turi abanyarwanda ibibi byose ntibikongere twebwe abanyarwanda dukeneye cyane kw'ingingo y'ijana na rimwe mu mategeko yahinduka perezida wacu Paul Kagame tukabana ubuziraherezo kugeza igihe Yesu azazira ibibi byose ntibikongere kuba twebwe abanyarwanda dukeneye cyane umwe n'ubwiyunge
banyarwandakazi dusangire twese ubumwe umutekano n'iterambere ry'abanyarwanda ibibi byose ntibikongere kuba intekerezo zihembera inzangano n'umwiryane amatiku n'inzigo tugomba kubicyaha kuko bitudindiriza amajyambere turashima abanyarwanda bisize hamwe bakirinda amacakubiri n'ingengabitekerezo bityo twubaka umuryango mwiza w'abanyarwanda twirinda ingengabitekerezo ibibi byose ntibikongere babwire ku ngorane z'amafaranga n'uburyo umuntu ayabonaga agaca mu myanya y'intoki kakagenda ningire babwire ku ngorane z'amafaranga kandi niyo umuntu ayabonye bigenda ute gaca mu myanya y'intoki kakagenda ni ingorane z'amafaranga faranga zijya zibaho korane z'ifaranga zijya zibaho nafashe amafaranga 500 shaka icyo nyakoza ndakibura nibutse ko i Kigali bapagasirizayo naragiye ni Kigali ngeze Kigali Sangayika bagenzi biratinda korera amafaranga gatari make 3,500 maze amabandi ya mu mugi garayanyambura garayajyana bababyeyi mwe mw'abakobwa mwe narababaye bagenzi biratinda ngiye kwiyeba mbona umubyeyi mwiza cyane yo karamba arambwira turaho yewe mwana ufite agahinda n'umubabaro ubabaje niki yewe mwana naramubwiye ati wa mubyeyi we naje Kigali nje kupagasa barera amafaranga gatari make 3,500 maze amabandi ya mu mugi garayanyambura garayajyana mbona umubyeyi arababaye cyane yakoze mu mufuka amafaranga inoti y'ibihumbi muri ako kanya nafashe tagisi maze iranzana no mu mugi ku Gisenyi nagaze ku Gisenyi mbabaye cyane mfite imyota mfite n'inzara mbabaye cyane ngiye kwiyeba mbona umubyeyi mwiza cyane yo karamba arambwira turaho yewe mwana ufite agahinda n'umubabaro ubabaje niki yewe mwana naramubwiye ati wa mubyeyi we mvuye i Kigali mvuye gupagasa nakoreye amafaranga gatari make 3,500 maze amabandi ya mu mugi garayanyambura garayajyana mbona umubyeyi arababaye cyane arambwira ati mwana wanjye amafaranga yo nagendanye bino tujyane iwanjye mu rugo
turagenda niwe mu rugo tugeze iwe yamfashe neza ampa icyo kurya ndetse n'icyo kunywa ku gitanda anyereka icyate cy'amafaranga 1,800 naragikoze maze kugikora nuko arampemba maze ndataha nageze muhira mbibwira iwacu mama na data barambwira ati mwana wanjye warababaye kihorere wibabara wigira agahinda iyakaremye niyikamena ingorane z'ifaranga zambabwira zambayeho Ningiri karame reka ngushimire rero Ningiri kuko kwitabira ubutumire bwacu ukaza gutaramira abakunzi ba Izayi TV ngaho ugira ubutumwa ubagenera. Izayi TV rwose ndayemera kandi ndanayikunda ariko icyo nshaka kubagezaho meze nabi abandi mu bikorwa byabo babonye inkunga ariko nge rwose nabuze umuterankunga ubu ndababaye cyane ubu mfite agahinda nabuze umuterankunga kandi kabisa mbaye mbonye umuterankunga no kubumenye mfite hakwiyongeraho ubundi ariko rwose ubu abateze amatwi banyumva kabisa ubu ni ukuvuga ngo ndababaye ubu nabuze umuterankunga ibihangano byanjye biricaye kandi ubu haba hari kwiyongeraho ibindi ariko kubera ubushobozi bukeya nabuze uko mbigenza ubu ni ukuvuga ngo ni ikibazo mfite nabo bari kubyumva abantu bose bari kubyumva icyo ni ikibazo gikomeye cyane mfite ubu mbonye umuterankunga nanjye ebana narushaho kwishima Ningiri reka rero ngushimire kamera za Izayi TV natwe turakora ubuvugizi tubisakaze ku bantu bose bazumva iki kiganiro twagiranye uzagira umutima w'impuhwe ntacyo azatubwira tubahuze nta kibazo. Yego Ningiri rero urakoze cyane reka tugushimire amahoro y'Imana bane nawe. Amen. Kandi ubutaha niwongera kwagura inganzo warahimbye izindi ndirimbo nyinshi tuzaza tubwira n'ubundi tuze tuzigezeho abakunzi ba Izayi TV. Yego Amahoro y'Imana nabane nawe Ningiri. Urakoze cyane. Yes